Ndabasuhuje bene data abakristo bavandimwe dufatanyije urugendo rugisiyoni. Ijambo ngira ngo tuganireho muri aka kanya numva ryuzuye umutima wanjye, nifuza yuko twaganira kuri aya magambo, hanyuma buri muntu wese agakanguka muri ibi bihe turimo, muri ibi bihe tugezemo bigoye, aho umuntu atekereza ubuzima bw'ejo hazaza akumva abuze igisubizo. Ariko mbazaniye inkuru ivuga yuko umwami Yesu akiri ku ngoma, kandi umwami Yesu agifite kurengera abantu be cyane. Reka rero ntangire nsenga Imana, hanyuma mbabwireho gatoya ku ijambo numva ngira ngo dufatikanyizemo twese kumva ndetse no kumvira. Reka dusenge Imana. Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri uyu munsi wa none. Tugushimiye ko uri Imana idukunda, tugushimiye ko uri Imana itwitaho umunsi ku wundi. Kuba tukiriho ni ubuntu bwawe, kuba tukiriho ni imbabazi zawe. Twebwe nta kiguzi twatanze cyatuma turama, cyatuma tubaho, cyatuma ubuzima bwacu bugenda neza, uretse wowe wenyine utugirira ubuntu n'ibambe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero nyemerera iyi mesaje ngiye gutambutsa ikore ku mitima y'abawe, kandi rwose bongere kukanguka, bongere kubyuka, bari basinziriye bakanguke, kugira ngo buri wese ararama arebe mu ijuru, yambaze Data wa twese uhoraho, yinginga Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, kugira ngo yongere kuturengera mu bihe tugezemo bigoye bitoroshye. Imana yera yo mu ijuru yumva gusenga kwacu, ikomeze kutwitaho umunsi ku wundi. Urakoze rero muri aka kanya uwumva ubu butumwa wese, umwuka wera arushaho kwagura cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zawe zikorera muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana dusanga igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni igice cyaho cya 33 n'umurongo waho wa mbere. Reka bariho mpera cyane ko nshaka guhera ku murongo wa 3, ariko reka mpere kuri 33. Icyo ni igice umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti: uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza, Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo, mva 3 nashakaga, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenye. Ngira ijambo nashakagaho bene data ko tuganiraho, cyangwa se twongera gukangukiramo mu bihe tugezemo, kuko ibihe tugezemo nibyo gutabaza, kandi nta mwana w'umuntu dukwiye gutabaza. Ntabwo dukwiye gutabaza abakomeye, nta kindi kintu cyadutabara uretse Uwiteka wenyine, niwe ufite byose mu kiganza cye. Iri jambo rero ni Uwiteka waryibwiriye Yeremiya ngo ubwo yari akingiraniwe mu cyumba cy'imbohe, ubwo yari ageze mu kaga, kuko yahamagawe ari mutoya cyane. Ahamagarwa n'Imana, iramubwira ngo ugende uvuga icyo nzagutegeka. Agira ubwo baravuga ngo ndacyari umwana mutoya, ngo ntabwo nabasha kuvuga. Yumva afite ubwoba, ariko Uwiteka aramubwira ngo azamushyigikira, azabana nawe. Mu rugendo rero duhura n'intambara, duhura n'imitego myinshi, duhura n'ibigoye n'ibirushya abagenzi, ariko icyambere Imana ikeneye hejuru y'ibyo byose ni ukuyitabaza. Hejuru y'ibyo byose ni ugusenga, kuko utatabaje Imana ntabwo yo ubwayo yaza. Ikeneye yuko uyigirira icyizere, ukayibwira ngo imbaraga zanjye zirarangiye, ukayibwira ngo njye nta bubasha mfite.
kubera icyubahiro cyayo ukayibwira ngo ni wowe wenyine ukwiye kundengera, kandi koko n'Uwiteka ukwiye kuturengera. Irangije ireba Yeremiya ukuntu akingiraniwe ahantu, ireba ukuntu yabuze igisubizo cy'ubuzima, arimo aribaza ibintu byinshi. Irangije iramubwira ngo ntabaza mwana wanjye, ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Mu yandi magambo, nguha amakuru y'ibindi bihe biri imbere turimo kujyamo, nguha amakuru y'ibihe biri imbere utari wamenya, nguha amakuru y'ibintu biri imbere utari wahishurirwa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo mu gihe nk'iki ngiki dukanguke twese dutabaza Uwiteka. Ndagira ngo mu gihe nk'iki ngiki twese tuve mu bitotsi, tuve mu ntege nkeya, tubwire Uwiteka ngo ni wowe wenyine ukwiye kudutabara. Nutambaza Uwiteka, nudatabaza Uwiteka, ntaho kukurengera uhari, nta miryango ihari, nta mafaranga ahari, nta bwenge buhari. Ibyo byose byahagaze, ahubwo hasigaye ukuboko k'Uwiteka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana ikeneye ko tuyitabaza. Haleluya. Imana ikeneye ko tuyitabaza, tugakubita amavi hasi ku karago, tukayibwira ngo ni wowe wenyine ukwiye kudutabara, nta wundi mutabazi dufite, kuko imbaraga z'abana aho zirangiriye niho imbaraga z'Uwiteka zitangirira. Imana idufashe bene data, nakwibutsaga ngo dutabaze Uwiteka. Imana idufashe kandi tugirire neza, kandi nidutabara iratwereka n'ibikomeye biruhije tutamenya. Tumenye iyo tujya, tumenye amakuru y'ibihe biri imbere. Biragatsindwa kugenda nta makuru ufite, biragatsindwa kugenda nta cyizere ufite, kubera ko iyo ugenda udafite amakuru ugenda udafite kwizera. Iyo ufite amakuru ugenda na kwizera. Yesu ashimwe cyane. Iyo aguhaye amakuru izakwambutsa kandi izakugezayo amahoro. Imana itugirire neza. Nasabaga ngo twese dutabaze Uwiteka. Niwe wenyine usigaye, niwe wenyine dukwiye gutabaza. Nta handi ubutabazi bwacu buri uretse Uwiteka Imana Data wa twese. Munyemerere dusenga Imana. Nabibutsaga ngo dutabaze Uwiteka mu bihe tugezemo, mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Tureba twese tukibaza ni biki, n'urujijo biraducanze, buri muntu yabuze igisubizo, ariko Uwiteka afite igisubizo kandi yiteguye kutugezaho amakuru yuzuye, kuko ari we wenyine uvuga amakuru yuzuye kandi amakuru ya nyayo atarimo gushidikanya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Dukomeze kwihanganira muri ibi bihe turimo bitoroshye bigoye, kuko Uwiteka ari we wenyine uturi imbere. Murakoze cyane. Reka dushimire Imana, tuyisabe ikomeze kudukomeza. Data wa twese, ni wowe wenyine wavuze iri jambo, kandi ni nawe uzarisohoza, kugira ngo utabare abawe, kugira ngo ukwambaje wese wumve gusenga no kwinginga kwe. Uzapfukama asenga, uzakwinginga asenga, mu buryo bwose bwo gusenga uzamwumve, kuko uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi. Turakwinginze kugira ngo muri aka kanya urengere abatuye isi, urengere abatuye igihugu, urengere abatuye iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, urengere abantu bawe bose Mwami, kugira ngo ubakomereze amaboko, kuko ibihe byo biragoye, biraruhije, bigoye umugenzi, ariko ni wowe wenyine utanga imbaraga ukaziha abananiwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo mbisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.